ikaze mu ikinamico muzi nkaka wibye amafaranga agatoroka uba ari idegembye. Urubanza rwa Sezibera se ubu ruzarangira rute? Reka twiyumvire. Abagore mukunda burushete bagushyirira mu barushaka bagushyira utunga. Yewe sinzi heruka pe. Ariko uzi ko uheruka kungurira burushete tutarabana. Umva rero nkubwire banshyirireho 3 z'umubiri na zingare 2 n'ibitoki 3. Yego no gukura meshe. Yego nyine. Muto shiraho imibiri 3. Yego Zingare imibiri 3. Shiraho imibiri 3 zingare 2 n'ibitoki 3. Va kabisa. Je nago nkunda urusenda ariko. Kandi azihishe neza. Uzihishe kwa kundi. Sarkasi. Ariko mwiryane n'ubukene mu rugo nibibi koko. Kose. Urabona ukuntu ari byiza twasohokanye. Uko amafaranga se niwashyikiriye. Umva nayabonye. Kwanza fata yangaye. Uretse ibicumi. 20. 50. Aya mafaranga yose nguhaye. Yego. Ugenda uguremo utuntu tw'udusitiro uko ushaka. Uve muri ibintu bimeze nk'ibibuti wambara kujyana kwa muganga. Wagira ngo nitaburiya kandi uri uba wasohotse. Ariko se sinumva ngufite gahunda yo kujya Kimisango. None se wazatungura rero. Nta mwanya nzaba mfite, nzaba ndi muri gahunda ndende zo kugura icyuma. Nawe reka gerageza utwishakire. Naho ubundi se urumva watangira akazi gashyashya ko gusa nawe. None se wamaze kumenya naho bigurirwa ko jye mperuka Kimisango kera. Kwiki? Ubu ntihahindutse. Yafite abantu babimbereyemo. To reba. Sigize telefone. To reba. Urabona se atari sawa? Uzi ko ari sawa koko? Wabonye ifoto yacyo? Nayibonye. Wayibonye? Uzi ko ari original? Ubu se ko mbona gikaze nzabasha kugikora. Oya ntabirenze. Iki cyuma kigezweho ntabyo gukaraga ngo biri byuye. Kare. Ubundi iki cyuma no kumena mu muceri. Ugakanda kuri butuki. Umuceri nawe ukagenda wigaraguramo. Mbese ubwo muri make yewe no gusuperiviza gusa ndebe ko ibintu bigenda neza. Ni ukuvuga ngo nta bintu byinshi rwose. Ntajya nkurikirana ibintu by'ibiro, ibintu byo kugura umuriro uko bimeze. Ni ibintu n'utuntu nk'utwo nyine nko kubivuga. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo byari kugorana wenda. Iyo baza ko ari bo wenda bari kuzajya babyitonorera ibintu nk'ibyo. Ariko niwe uzajya ubikora. Koperative izajya igitwara ubundi batwishyura nk'ukwezi kose cyangwa banaduhera rimwe ayo mwaka. None se ubu kizagira ino gite? Kuza gusa se. Ubundi se ubu tuzagiterekaye. Je rero ukuntu nabipanze. Navuga ntireka ntire perezida wa koperative Regis. Abari nzakizana. Ariko naje kureba nyuma nsanga bitaba byiza kubera ko yazamenya gahunda zacu tukazanashiduka yabidutanze. Zikodeshereza ngeze Kimisango aho kugiterekaho no gushaka hafanga ihunikiro rya koperative. Ariko uzi ko ari byo cyakawa. Komera mbere nabonye mwasohokanye rwose. Komera bushayi. Ubanze ibintu bimeze neza pe. Oya nabirenze. Komera cyane. Turimo kugenda twungurana ibitekerezo. Arumva bonye nabashakaga. Ejo nagiye ku karere mvugana na wa mukozi ushinzwe ibyo gutera imbago. Ambwira ko azaboneka ejo saa 4. Ubwo giri rwose mwamfasha mukaza bamufasha. Oya turahari rwose nta kibazo. Nta kibazo rwose. Sawa rero. Ubwo gahunda ni saa 4. Saa 4 rwose. Nta kibazo turahari. Sawa rero. Mukomeze mugubwe neza. Kaye. Urasara avuga ibiki ko niba na ngombwa twamuteza ingaro tukamusubiza ari ubusabwe bw'ubufaranga. Gusa ukuntu ari kwa nyihenuyeho. Ejo nzigira Kimisango nawe uzamubwira ko utateza imbago nari. Sike. Baru. Pangaye koko. Urabona ukuntu usenyeye inzu koko kubera kwiyogeramo. Ngwino nawe urebe ndebera hangaha n'ukuri. Ndebera. Uwo hantu wabona ibi koko. Ndebera nkaho kurukuta. Rwose nazwe bikomeza. Ubundi si inzu ubuntu uzanyishyura ryari. Urabizi nta n'ingwate ufite nibura. Ngo mvuga ngo nzayifatamo nibura icyo wangije nzajye niyishyura. Ubona ibintu uko kwamahereza ari ayahe. Mabuja ari umunsi ura nyine nzaturutse diru nanjye kandi nyine nzakwishyura neza unezerwe rwose sibyo se. Ibyo tubyihorere. Baruru rero ndakumva. Urumva ndashaka kugufasha tukivana muri iki kibazo. Kandi niwe ndabangiriye neza rwose. Untega amatwi. Ndakumva mwe. Ndagira ngo wimuke uve muri iyi nzu. Mabuja nesuranye. Umva se buretse mbaze nkubwire.
wowe urava muri iyi nzu njye nshyiramo umupangayi ugomba kwishyura amezi menshi yewe ngeze ubundi wenda gushakira shamburete hari hirya ubemo ibyo hari icyo bigutwaye burete kandi umuntu w'umukapo nkanjye umuntu w'umukapo se utabasha kwishyura inzu urabyumva ute icyamfasha nyine kubona aho mba kandi rwose nkanabasha kwishyura rwose nkabona amafaranga yo kwishyura ntabwo ntacyanga rwose ok icyo ni kimwe kandi ubwo kiranze wenyine witegurira wimuke icya kabiri rero ndakumva ugomba kumfasha nawe kandi ukamfasha nk'uwifashije icyo giteye gitya Baruru urabizi kandi nawe urabizi ko mbizi ko nk'urumogi sibyo mabuja wallahi hado tuza urumogi njyewe tuza Mbaru ibyo mubwira ndabizi tuza ibyo byo ntiwabihakana kuko ubu naha duhagaze urumva naha duhagaze ndabizi ko tuje tugasaka mu nzu yawe ntabwo twarubura sibyo reka ari ukwitera hejuru teza inyangarashya ndashaka ko rero nanjye umpaho ikize mabuja nawe urarushaka ese ko ndeba utangaye nese mabuja nawe ujya kunywa ibiyobyabwenge oya rwose pe mabuja umva amagambo agerageza kuba make njyewe ndashaka utuburutu 5 urumva kandi ndavana ujyanye mabuja do hakiye Mungu wallahi ngera urumogi ntago bose ngere n'urumogi rwose kwa Baruru mbabarira nakubwiye nti gerageza amagambo ya minimize wowe yaranje uburyo rubonekamo ubwo ari bwo bwose ntibindeba njye nakubwiye ndashaka utubure 5 urumva ayo banca yose ndayabaha kuko birihutirwa hey okay kama telefone nkwereke wowe kompoza 078 yego nako mpano telefone nkwereke ohereza 140 kuri nimero nkwereke ubundi mukora umuti turebe iyi ngiye yarwa na 16 iyi nimero se ntago ari ya par seconde ikibazo se oya Baru reka nyaguhe wowe uyamwihire sibyo atazapfa amenye ko ngira na gahunda z'urumogi nawe urumva Mbaru akazabimenya humura akazaramuka bimenye Mbaruru nkubwiza ukuri ngiye kahitese no gupfa ndakubwiye ngo uzapfa uranyumva neza ariko se ubundi mabuja ko namva urumogi ushakira diri ya danje ugiye kubikoresha iki ibyo ntibikureba niki ushakira mabuja noneho ubanze nanjye mbwira ikigiye kurumarisha simbijyamo ntamenye ngo n'urwiki umva parishoke ndakumva wamereje kandi gacupa nkaba ninywera ko mbona icyaka kingeza habira harya uvuze ngo ndera niba ari parishoke niba ari paribefu sinzi ukuntu numvise bakwita tu harya ngo ninde ariko abaturage rwose mujya munsitse ni parisegonde parisegonde egera hino nkwereke nego naje rwose inyongera kandi gacupa abantu nyongera igipirimusi gikonje reka ngubu nta nubwo wakabaye undenganya cy'imisango yancanze kabisa niko nakubiteho kuba nsanzwe rero ndi umushoferi nkumva izina ryawe rifitanye isano ry'ibintu by'ibisupeyi ukuntu parishoke bari ibintu nk'ibyo ngibyo none se ko kuri umushoferi yewe mfite benase uzi ukuntu naje kugufata ku muhanda mbona ukanura ko no kukuyobora byari byangwera yazagize ngo ahantu nahamwuzi rwose wowe nta jewe ngo nta nuramwe nzi jewe nuko meruka cy'imisango hakiri imihanda y'ibitaka rega amaze igihe kinini hano meruka ataraza amataje nkundeba njyewe ko nguko umeze uyu mujyi narawukataga peti jewe nasunitse urugi kuri yasi ubwo ni nko muri kangahera muri za 90 kangahera 2 kangahe muri za 2 gutyo rwose narindi nanga sinibuka neza ashize igihe yewe niba ari ibyo umujyi waragusize pe waransize byo none se ndakumva niyo mpamvu naguhaye icyumba ugakomeza kubungana igikapu oya ndangije pe oya iki cyumba kirimo garderobe oya umva peti igikapu cyihoreye kirimo utuntu nkenera twato na hato gusa ntabwo kiri kukuvuna ariko se watuje wakihoreye urukapu rungana gutyo ngo mu rugendane kandi uretse ndaza kukubwira ahubwo uriya mupaturo mwaka waduhuje bimeze bite nta kintu yasize akubwiye ntacyo yakuntumyeho kase wenda mbere yuko nkubwira nta kintu bafate mu gikoni oya ndaza kukubwira mu kanya ahubwo mbwira mwamvuzeho bimeze gute na makuru agwaye nyine nari nibagiwe ndakumva dore ni simukadi nyine nshya yansigiye ahubwo ntuze tuba ari ukoresha nyine nugera inahanga mbese ngo simukadi yawe uzahita uyikuraho abantu bagire ngo ni umuriro wagushiranye umva se ahubwo icyo nicyo kintu cyihutirwaga agomba kuba wambwiye reka nyishyire muri telefone haba mu rugo nibanambura nzababwira ko nari
nahibuze cyane byageze nzababwira nsubiyeyo kwanza ikindi nyine yambwiye nuko ngo atari butinde ko ngo ugomba nyine kuba uri hano ukahamutegereza kugeza aje reka mubaze ibyo bwo kubaho rero kandi nyine ngo ntugire ikibazo nta fagitire azayishyura ahubwo aho ni sawa cyane uriya ni umuco nibyo kabisa siko nyishyira muri telefone yahise yamagara nibyo akorerega wi ni cyaka ndabaye cyane ndi kubona par seconde ngo umusibejo alo kwisa nkupasi rega nuko akora buraba yakubwiye niba utashonnye nyine ubwo nibyo yakubwiye niko akora Mbaruru we Mbaruru hari ibyo uri gukora ngo uze umpindurire itara ko mbona ryahiye banguka nkwereke ngwino hano umva kurura iyo ntebe uhagarareho hanyuma umanukirire itara hano hejuru yego umukobwa wabuze se nine nta n'isoni uratinya ugakubita urugi bene ako kageni mama ibi bintu uri kubikorera iki ibiki se ibiki Baruru urudukanga wese usohoka ndashaka kuvugana na mama wanjye gusa uyu nguyu yafashwe n'ibiki niko mama gufungisha papa bizakumarira iki nene ndakwisabye wa mukobwa ibintu ntubyivangemo gaso ntabyivangamo se papa wanjye ugiye gufungwa kwake ndakwisabye ibintu ntubyivangemo gaso ngo iki ntabyivangamo se papa ugiye gufungwa si data arewe ntushake ku muntu ushaho ubutoni wibuka ko nanjye ari umugabo wanjye akariro gake rero umva nkubwire rero ibyo birakureba icyo nshaka kumenya ni iki gituma uhimbira papa ibyo atakoze byatakoze ibihe byahase erega washeze urirwa kuri buri gade umanuka uzamuka utambika ngo uriruke inyuma ya so ushaka se ko agaruka akanyicira muri iyi nzu waretse bakamuhana akabanza kumva mama umva nkubwire ibyo birakureba ngo ndeke papa bamufunge ntabyo ubonye rero kuko ubu ngubu urugaga rw'abenjeniyeri rwamaze kumushakira umwavoka ahubwo kenyera muburane umva n'akazi kawe nashaka buranirwa n'abamarayika cyangwa se n'abadayimoni simbizi ariko reka nkubwize ukuri mureke araza kumva nareba nabi kandi ntazanavamo ibyo ndabikubwiye singutinya yego nuko numva byakaze byafashe nera gutya se Mbaru manika ibyo manika ubundi ugende ariko rwose nubwo bibazo byawe bitandeba mabuja urageze rwose woroshe mpapa rwose bamurekure pe kuko rwose ntagara umuntu muri rwose Mbaru funga umunwa wawe ubundi ukora itarumanuka utaje afunga iki mama reka nkumenyeshe ko ibyo uri gupanga byose umunsi byagiye hanze uzabona akaga mama ko gutinyuka ubeshyere papa ngo yaragiye gukubita inyundo ubwirwa n'iki ko atari ubeshyere ngacuruza urumogi ubwirwa n'iki ko atarucuruza se urumogi rumubonanye hehe ko ntabwo nigeze mbona uvuze ngo urumogi niko mama urumogi nye urumogi rwaje muri dosiye kuko nyateguye ubwo rwavuye ye baba we ubusezibera dosiye bamugeretseho yuko acuruza ibiyobyabwenge azayikira ko cyakabara amaze gucakira amafaranga yo kugura icyuma se akaba kandi yageze Kimisango kwa Nkaka ubu azasubira mu cyaro cya Nkakara nta kundi uzashira amasiko y'ibibera mu cyaro cya Nkakara Gatsinsi ndetse n'umujyi wa Kimisango uretse kuzakurikira ibice by'ikinamico umuzi by'utaha Ikinamico umuzi mwizaniwe n'umuryango Happy Family Rwanda Organization ugamije guteza impinduka nziza muri sosiyete no kuzana ibisubizo birambye mu miryango yikurikire kuri Radio Rwanda buri wa mbere kuva 2:45 kugeza 3:00 z'ijoro no kuri BNB FM buri wa gatatu no ku cyumweru 9:00 z'umugoroba. Ikinamico umuzi mwizaniwe na Happy Family Rwanda Organization ku bufatanye na VSO ku nkunga ya UNESCO muri gahunda ya Our Rights, Our Lives, Our Future.